buhenze. Niba warafashe ideni wishyura nabwo birengeje 1/3 cy'ideni nabwo uba wagiye mu biguhenze. Nicyo gipimo tugenderaho. Niyo mpamvu twe iyo tuvuga affordable turavuga ngo twipushinze, twakoresheje ubumenyi bwose bushoboka, turavuga ngo ni ikihe kiguzi gito dushobora gutanga inzu hano mu mujyi wa Kigali kandi igeretse. Uyu munsi rero turi kubona ari hagati ya 25 na 40 nizo turi kwita ko arizo zihendutse. Ntabwo tugendera kuri ya definition ya 1/3, ahubwo turavuga ngo technically ni iki gishoboka. Hanyuma tukazirikana ko hari umuntu udashobora kubona ya mafaranga kandi akeneye gutura. Igitekerezo nuko inzu niziboneka ari nyinshi ziri ku icyo cyiciro cyangwa munsi yaho, kuko hariho n'ubu studio bw'akumba kamwe wa muntu azabona hakodesha hajyanye n'ubushobozi bwe n'ubundi kuri 1/3 cyayo yinjiza. Ikindi turi mu mujyi, nko mu yindi mijyi yose hari naho usanga abantu bagira gisare kinini bagashyiramo ibitanda bakaryama. Ni ukwemera nyine ko mu mujyi abantu hazabaho nk'abari mu mujyi. Hari ibyo tugomba kwemera kandi tukabitegura uko. Migongorwa n'urugero convention murabona ko ishushanyije inzu ya Kinyarwanda. Ibyo ni bimwe mu bintu ukora uzirikana umuco nyarwanda. Ibindi iyo urebye imitako y'umujyi wa Kigali, nk'umutako uri Sonatube w'intore n'ababyinnyi, umutako wa Rurike hariya KBC nubwo utagihari, iyo yazirikanaga umuco nyarwanda. Ibindi iyo dutunganya ibishanga, nababwira Nyandungu twavuga ibishanga turi gukora, dufata ibiti bya gakondo byamye bihari mu gihugu kandi ibyo dushyiramo, tukazirikana umuco nyarwanda ndetse n'amateka. Iyo wubaka ukagera ahantu hari amateka, tuvuge nk'inzu yo kwa Richard Kandt, mu kuyidesigninga no mu kudesigninga umujyi ikahaguma ikabika ya mateka. Iyo ukora mwabonye nka design yahahoze gereza ya 1930, nubwo hari cathedral design ihari, ariko nabwo bari bagerageje kuzirikana gushyiraho ahagenewe amateka agaragaza igikorwa cyari gihari imbere. So izo ni zimwe mu ngero z'uburyo ushobora gukora umujyi ariko ugakomeza ukazirikana n'umuco nyarwanda. Buhenze. Niba warafashe ideni wishyura nabwo birengeje 1/3 cy'ideni nabwo uba wagiye mu biguhenze. Nicyo gipimo tugenderaho. Niyo mpamvu twe iyo tuvuga affordable turavuga ngo twipushinze, twakoresheje ubumenyi bwose bushoboka, turavuga ngo ni ikihe kiguzi gito dushobora gutanga inzu hano mu mujyi wa Kigali kandi igeretse. Uyu munsi rero turi kubona ari hagati ya 25 na 40 nizo turi kwita ko arizo zihendutse. Ntabwo tugendera kuri ya definition ya 1/3, ahubwo turavuga ngo technically ni iki gishoboka. Hanyuma tukazirikana ko hari umuntu udashobora kubona ya mafaranga kandi akeneye gutura. Igitekerezo nuko inzu niziboneka ari nyinshi ziri ku icyo cyiciro cyangwa munsi yaho, kuko hariho n'ubu studio bw'akumba kamwe wa muntu azabona hakodesha hajyanye n'ubushobozi bwe n'ubundi kuri 1/3 cyayo yinjiza. Ikindi turi mu mujyi, nko mu yindi mijyi yose hari naho usanga abantu bagira gisare kinini bagashyiramo ibitanda bakaryama. Ni ukwemera nyine ko mu mujyi abantu hazabaho nk'abari mu mujyi. Hari ibyo tugomba kwemera kandi tukabitegura uko. Migongorwa n'urugero convention murabona ko ishushanyije inzu ya Kinyarwanda. Ibyo ni bimwe mu bintu ukora uzirikana umuco nyarwanda. Ibindi iyo urebye imitako y'umujyi wa Kigali, nk'umutako uri Sonatube w'intore n'ababyinnyi, umutako wa Rurike hariya KBC nubwo utagihari, iyo yazirikanaga umuco nyarwanda. Ibindi iyo dutunganya ibishanga, nababwira Nyandungu twavuga ibishanga turi gukora, dufata ibiti bya gakondo byamye bihari mu gihugu kandi ibyo dushyiramo, tukazirikana umuco nyarwanda ndetse n'amateka. Iyo wubaka ukagera ahantu hari amateka, tuvuge nk'inzu yo kwa Richard Kandt, mu kuyidesigninga no mu kudesigninga umujyi ikahaguma ikabika ya mateka. Iyo ukora mwabonye nka design yahahoze gereza ya 1930, nubwo hari cathedral design ihari, ariko nabwo bari bagerageje kuzirikana gushyiraho ahagenewe amateka agaragaza igikorwa cyari gihari imbere. So izo ni zimwe mu ngero z'uburyo ushobora gukora umujyi ariko ugakomeza ukazirikana n'umuco nyarwanda.